na Giselene ni umukobwa n'umuhungu b'inshuti magara kuva mu myaka myinshi yashize. Aba bombi rero bakora umwuga wo gufotora ndetse no gutunganya amafoto. Baba rero ahantu hamwe kubera ko nyine bakora n'akazi kamwe, na studio yabo bakoreramo ni imwe, ibyo bakora byose ni bimwe, mbese baba ari abafatanyabikorwa mu yandi magambo. Ni mu masaha y'ijoro rero baba bavuye ku kazi bananiwe cyane, ariko nanone bafite amafoto nyine bagomba gutunganya. Bose bicara muri salo, umwe kuri mashine ye undi kuri mashine ye, maze umunaniro ukabaganza bose bagatangira gusinzirira mu ntebe. Giselene rero arakanguka agasanga nyine mashine zabo zirarangaye ndetse na Roy nawe yasinziriye mu ntebe gutyo. Arahaguruka maze agakomanga Roy ati ngiye kuryama njyewe ndumva rwose naniwe cyane, nawe ariko wakabaye ubigenza gutyo. Roy akangukira hejuru ati ariko rero ibyo nakoraga sindabirangiza. Giselene ati ryamire n'ubundi rwose ubwonko bwawe bwananiwe biragaragara, ahubwo waza kuzinduka ukabikora mu gitondo. Bose rero nyine bajya kuryama, maze mu gitondo Roy akabyuka agategura nyine amafunguro ya mu gitondo. Yicara rero muri salo ari kuyafata nyine amaze no kwitegura rwose agiye guhita ajya ku kazi. Giselene nawe arabyuka yihuta cyane agahita asa afite n'imbaga ati none se ibyo wari uri gukora wabishoje? Naho Roy ati yego nabishoje. Ati naho se wowe? Giselene ati nanjye nyine nabishoje, ngiye kubonana n'umukiriya kuko hari umuntu ngomba kuza kwirirwa ndi gufotora uyu munsi nyine, ubwo nshobora no kutaza kugera kuri ofisi. Roy ati nari nzi ko ariko uri bubanze ugafata n'amafunguro. Giselene arayareba ati ati mbese ni ibitoki wateguye? Reka nkore muri mwe basi numve kuko ubwo rwose ntabwo nagenda ntumvise. Ahita amuhagarara rero iruhande maze akamiragura vuba vuba. Roy ati rya witonze bitaza kukuniga. Giselene ati ndihuta cyane. Ahita amubwira ati rero uze kugira nyine umunsi mwiza, ubwo naha nimugoroba kuko birumvikana ko uyu munsi dushobora kutaza guhura ku manywa, twese dufite akazi gatandukanye. Giselene ati nawe ugira umunsi mwiza. Uyu munsi rero bombi nyine birirwa mu kazi rwose katoroshye. Ku mugoroba rero Giselene ahamagara Roy ati none se ntabwo urataha? Roy ati hoya, ariko nyine ngiye gufunga maze ntahe. Giselene atumva ndananiwe ku buryo ibirenge biri kwaka umuriro, niriwe mpagaze ndumva neza ndi hafi rwose nko kwikubita hasi. Roy ati hangane nitugera mu rugo rwose ndaza kugukorera ka massage. Giselene ati urakoze ni ukuri ndagakeneye rwose cyane, ahubwo se uraza ryari? Naho Roy ati rwose ndi gufunga ndaje. Ahita afunga rero maze bose bakagenda bagahurira nyine mu rugo. Barakaraba ubundi nyine bagafata amafunguro, ubundi nyine bicaye muri salo. Giselene akabwira Roy ati ariko massage yanjye wanyemereye ntugire ngo nayibagiwe. Naho Roy ati wari uzi ko se nkomeje? Ntabyo nzi rwose no gukora massage, ntabyo nzi. Naho Giselene ati hoya urayinkorera rwose ntabwo wancika. Atangira rero kumugerekaho ibirenge, maze Roy ati nkuriraho ibi birenge kuko biri no kunuka cyane, wagira ngo ntabwo uherutse koga. Giselene ati ahubwo wowe mbere y'uko unkorera ku birenge ubanza ugenda ukarabe neza, ukaraba amazi n'isabune, utaza kunyanduriza ibirenge kuko biba bisa neza. Bose rero batangira nyine guseka, maze Giselene akabwira Roy ati niba nta n'ibyo uzi ngaho nyine binyigireho. None se ubundi ukeka ko numara gushaka umukunzi utazajya umukorera massage? Roy ati umukunzi wanjye nyine azaba abizi ko ntabyo nzi, ubwo azabyihanganira. Giselene ati nyamara kandi mbona ngewe uzansebya nyine utangira maze unkorereho exercice, ubwo uzajya gushaka umukunzi wawe uzi uko ubigenza. Roy ati rega umuntu tuzaba dukundana nyine azaba atandukanye nawe, none se wowe kuri inshuti yanjye bisanzwe, umukunzi wanjye nzajya amubwira byose kandi azajya anyumva nyine kubera yuko ntabwo yankoresha ibintu nashoboye. Giselene ati gira vuba shyiraho intoki ahubwo tangira unkorere massage. Roy rero atangira kugerageza, maze nyine Giselene akamubwira ati ahubwo se numva ubizi, nta kibazo rwose ntabwo bazagucishamo ijisho. Ku rundi ruhande rero Naomi aba yicaranye na mama we ari kumubwira ati ariko rwose mukobwa wanjye ni ukuri umaze gukura bihagije, ndifuza yuko washaka fiance maze ukagira urugo nk'abandi bagenzi bawe bose.
Nawomi rero ahita amubwira ati ariko mama ni ukuri nta kibazo na kimwe mfite, meze neza, mfite amafaranga, kampani yanjye iraraninga neza, mfite inshuti zanjye, mfite famiye, sinibaza ikibazo mfite nta na kimwe rwose. Mama we ati hoya mwana wanjye ibyo ntabwo bihagije, ugomba rwose gutangira kwitegura kuzampa abuzukuru. Nawomi ati erega mama none se uko ubizi nyine umugabo baramutoragura, cyakoze numubona uzamumpe kubera ko nanjye mubonye ntabwo namwanga ariko ntawe mbona. Mama we ati bishyiremo agatege rwose mwana wanjye. Ku mugoroba rero baba bari ku meza nyine, ubwo ari Nawomi, mama we ndetse na mukuru wa Nawomi. Bari ku meza rero bari gutera story nyine, Nawomi ari kubabwira ati umva anniversaire yanjye rero ndifuza ko noneho nyine izaba ari anniversaire idasanzwe, ndifuza umufotogarafe wa wundi ariko nyine wa mufotogarafe uzi gufotora neza cyane ku buryo azamfotora amafoto abantu bose bakemera. Murabizi nyine ndi umusitari abantu bose baba bandeberaho, ubwo rero ngomba kuba nafotowe nyine n'umuntu usobanutse. Uyu muvandimwe wa Nawomi ahita amubwira ati ntuhangayike, hari rwose uwamfotoye, reka nkwereke amafoto yamfotoye. Atangira rero kumwereka nyine amafoto, maze Nawomi ati n'uyu nguyu ndabona afotora neza nubwo rwose mbona amazina ye nyine atazwi nk'uko abandi baba bazwi. Naho rero mukuru we ati ariko icyangombwa ni uko nyine azi gufotora, hari ikindi kibazo se? Nta kindi kibazo rwose, ni uko afotora neza kandi arabizi. Nawomi rero ati nta kibazo noneho rwose reka azabe ari we umfotora, ubwo nyine uzampuza nawe. Bakitegereza rero mukuru we bahita babona ko nyine yari ari gukomeza kubereka ikiganza cye ngo abereke yuko bamwambitse impeta, ariko bo baba birangariye ntibabibone. Nawomi ahita amubwira ati hoya ibyo ndi kubona se ni ibya nyabyo? Naho mukuru we ati wari watinze kubibona cyane rwose. Nawomi rero ahita amubwira ati felicitation ni ukuri bakwambitse impeta, icyanyereka rwose uwo musore wabashije kugutwara umutima. Naho rero mama wabo aba we rwose ubona atuje cyane nyine ari kwitegereza Nawomi. Nawomi rero akomeza agasaragurika nyine abwira mukuru we ukuntu amwishimiye. Naho mama we ahita amubwira ati nawe ndagushaka ufite ikiganza nk'icya mukuru wawe, mwese ndabashaka rwose mwambaye impeta, hari ababambitse impeta. Mukuru we rero ahita aseka ati uyu nguyu we rwose uzategereza uhebe. Naho Nawomi ati rata mama nta kibazo rwose, sinakubwiye se ko uzamunshakira, numumbonera umugabo uzambwire nta kibazo nzamwemera. Bahita rero bakomeza kwirira nyine, ariko bose nyine bari guserereza Nawomi ukuntu atagira fiance. Umunsi rero wakurikiye Roy ndetse na Giselene bari mu kazi nyine, telefone ya Roy irasona maze akitaba rero wari umuhamagaye akamara kumwibwira. Roy ahita akanura amaso ukabona nyine ibintu biramucanze. Naho rero Giselene nawe ahita areka ibyo yari arimo maze akitegereza uyu musore kuko aba yibaza ikintu kimukanze gutya. Roy rero ava kuri telefone maze agahita abwira Giselene ati ntabwo wakwemera ibibaye, tekereza ko kano kanya maze kubona ikiraka cyo kuzafotora Nawomi. Naho rero Giselene ati Nawomi wuheze? Roy ati Nawomi tuzi nyine, wa Nawomi tuzi mu binyamakuru. Naho Giselene ati hoya ntabwo bishoboka, ibyo uri kuvuga se ni ibya nyabyo, mbabarira unyereke muri telefone nirebere. Roy ati none se urareba nimero z'urazizi? Wowe gusa menya ko ubu ngubu rwose tuvuye ku rwego rumwe tugeze ku rundi, ubu iki kiraka twamaze kugifata, ndakeka kandi kizavamo amafaranga menshi, uretse n'amafaranga kandi kizanatuma tumenyekana. Umufotogarafe wafotoye Nawomi nawe urabyumva nyine, abantu bose bazasigara baduhamagara kuko bazaba bazi ko turenze. Bahita bakubitana mu biganza rero maze nyine bakishima. Gusa nyine Roy ahita amubwira atambwiye ko ejo tugomba kuzahura maze nyine tugapanga uko gahunda igomba kuzagenda. Uyu munsi rero ku mugoroba nyine barataha maze bagahita babanza bagategura amafunguro, ubundi bamara gufata amafunguro bakiyicarira bari gukina amakarita nyine baruhura mu mutwe, dore ko baba barushye birenze ibikenewe. Bari gukina amakarita rero baba bari no kuganira bati ariko ni ukuri turi abanyamahirwe cyane,
dukunda kubona ibiraka biryoshye, noneho tekereza ukuntu dutangiye kujya dufotora abantu bazwi. Gusa nyine tugomba gushyiramo agatege ndetse tukaba n'abanyamwuga kurenzaho kugira ngo abantu bakomeze kutwizera. Buracya rero maze bakajya kubonana na Naomi. Akibakubita amaso ahita ababaza ati muri bande? Naho rero Roy ahita amubwira ati turi abafotogarafe, ni twebwe wavuganaga natwe. Naho rero Naomi ati hanyuma se uwo wundi muri kumwe? Kubera ko Roy aba yajyanye na Giselene, ati uyu turi kumwe ni umufatanyabikorwa wanjye, turakorana, ni umufotogarafe nawe, dukorera nyine ahantu hamwe, nyine nta kibazo kuba tuzanye. Naho rero Naomi ati none se murakundana? Bose bahakanira rimwe bati hoya turi inshuti magara kuva kera, ariko rwose ntabwo dukundana. Baba banatangaye kuko ni ubwa mbere umuntu aba ababajije gutya. Naomi rero ahita ababwira ati nta kibazo nimwicare, maze akababaza amazina yabo. Baramwibwira rero maze akababwira ati rero njyewe ubusanzwe nkorana nyine n'abafotogarafe bo mu rwego rwo hejuru, ariko umuvandimwe wanjye yambwiye ko rwose mubikora neza, ndetse yanyeretse n'amafoto mwafashe mbona ameze neza cyane. Ndifuza rero ko muzamfata amafoto yerekana buri kintu cyose nagezeho muri iyi myaka yashize, kubera ko ndifuza ko abantu bose babona akazi gakomeye nakoze, nubwo bwose nyine ndi umukobwa uri célibataire, ariko ndifuza kubera urugero abandi bazabone ko nyine burya natwe bakobwa twishoboye. Naho rero Roy ahita amubaza ati none se urifuza nyine ko twazagufata amafoto muri iyi nzu? Naho Naomi ati ntabwo ari muri iyi nzu gusa, ndifuza ko mwazamfatira amafoto ahantu henshi herekana nyine ibintu byose nagiye ngeraho. Roy rero aramubwira ati nta kibazo rwose, tuzabikora uko mubishaka kandi turi abanyamwuga, ntimuhangayike, tuzabikora neza cyane. Mu kanya gato rero atangira nyine kuganiriza Roy, ukagira ngo Giselene we rwose ntabwo ahari. Aramubaza ati mbwira, mbabarira umbwire mu mwuga wawe ni ikihe kintu wigeze gukora maze kikagutera ubwoba? Naho rero Roy ahita amubwira ati umunsi umwe nigeze gufotora ubukwe bw'umusirikare, maze amafoto yose nari namufotoye aza gusibama, ntakubeshye nabuze ahantu ndigitira. Naho rero uyu umukobwa Naomi atangira guseka ati hoya ndifuza kumenya rwose ibintu byakurikiyeho. Ubwo se umusirikare ntabwo yigeze akurasa ko ndeba ugifite ibice byose byuzuye? Naho rero Roy ati urabivuga se urabizi, habuze gato rwose. Naho Naomi ati mbabarira umbwire wabimubwiye gute rero? Roy ati nyine sinigeze mbimubwira amaso ku maso kuko yari kunyirenza, namwandikiye message. Naho rero Naomi ati hanyuma se ntabwo yari azi aho mukorera? Roy ati uzi yuko namaze ibyumweru bibiri byose ntarakandagira kuri studio kuko nari mbizi ko rwose yankuramo iyo kotsa neza neza. Giselene aba yasetse yapfuye. Naho rero Naomi we ibyishimo nyine biba byamurenze, ati uzi ko ntari nzi yuko muba mufite story zisekeje gutyo, cyakoze ndumva ibyo bintu byari biteye ubwoba. Naho rero Roy ati urabivuga se urabizi, icecekere, iyo uza rwose kubimenya nibwo wari kumenya ukuntu ibi bintu nyine byari binkomereye. Bakomeza rero gutera story nyine, Naomi agaseka cyane rwose akirekura, ukagira ngo basanzwe bamenyeranye, maze akajya abwira Roy ati cyakoze urasetsa ni ukuri, ndakwishimiye cyane. Barataha rero maze Giselene akagenda abwira Roy ati ikintu cyo nabonye uriya mukobwa rwose yagukunze nubwo ari ubwa mbere mwari muhuye. Naho Roy ati ariko nawe ubwo uratangiye? Giselene ati nabyiboneye, tekereza ukuntu yari yasetse yapfuye ari kukubwira nyine ngo urashekeje, yari yakwishimiye noneho ukuntu yakurebaga, nyamara rwose yagukunze. Roy ati ahubwo ntabwo nari nzi ko nyine ari umukobwa uciye bugufi kuriya, nari nzi yuko nyine aba yihagazeho cyane yiremereje yafunze umutwe, naho burya nawe arasetsa nyine aba yirekuye rwose.
Giseline rero akomeza nyine kumuserereza yigana ukuntu Nawomi yisetsaga, maze akajya amubwira ati rero yabonye ibogare, maze ahita atangira kwivugisha utugambo twinshi, ndabizi rwose bizakurikiraho, yagukunze nabyiboneye. Naho rero Roy ati reka nigendere, ubu rwose urantangiye, ntabwo nagukira, reka mbe nkuvuye iruhande. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro, Roy yiryamiye rwose, telefone ye irasona, maze agakangukira hejuru, ahita abona ari nimero atazi, ariko nyine akitaba. Akimara kwitaba, uyu muntu ahita amubwira ati ni Nawomi. Naho rero Roy aratungurwa ati boss, mumeze neza ko mumpamagaye aya masaha? Nawomi ati ntukanyite boss, jya unyita Nawomi gusa birahagije. Impamvu nyine guhamagaye amasaha, nagira ngo umenye nimero yanjye nyine y'umwihariko, atari nimero abantu bose bahamagaraho. Ikindi kandi nifuzaga nyine kugusaba ko twazahura muri wikendi, hari ibintu nshaka ko tuganiraho, ndabizi umwanya wawe uba ari mutoya, ariko nyine ndifuza ko twazaganira turebana amaso ku maso, ubwo nyine wazashaka umwanya mutoya niba bishoboka. Roy ati nta kibazo rwose, umwanya nzawushaka maze tuvugane. Naho rero Nawomi ati ubwo rero murara haryana, tuzongera ejo kuri telefone. Akimara gukupa rero Roy ahita avuga ati noneho uyu mukiriya nawe ubanza rwose agiye kuzajya antesha umutwe, ni ukumpamagarira igihe cyose abitekereje. Gusa nanone Roy aba agomba gufata neza uyu mukiriya, kuko abazamukuraho ibintu byinshi, abazamukuraho amafaranga, ndetse abazamukuraho n'izindi nyine connection, akamenyana n'abandi bantu nabo bo mu rwego rwo hejuru, kuko uyu mukobwa aba ari umukobwa uzwi cyane, wa mukobwa nyine uba ari umukobwa w'icyitegererezo abantu benshi baba bareberaho. Buracya mu gitondo rero Giseline na Roy bakajya mu gasiporo, bari kwiruka rero Roy ahita abwira Giseline ati nibagiye kukubwira, uzi ko se Nawomi yari yampamagaye mu masaha y'ijoro? Giseline ahita ahagarara ati mu masaha y'ijoro yifuzaga iki se? Naho Roy ati yifuzaga ko nyine tuzabonana maze tukavugana njye nawe. Giseline ati narakubwiye ko rwose uriya mukobwa agukunda maze urabihakana. Roy ati ariko hoya, ntabwo ariko bimeze rwose, buriya arashaka ko tuzavugana ku byerekeranye n'akazi. Giseline ati nyamara uzajya ugenda buhoro, kubera ko abakobwa nka bariya b'abakire bazwi bafite amafaranga ntabwo bakunze kuba ari abantu beza, uzajye nyine witwararika. Naho Roy ashaka guhindura nyine ikiganiro, maze agahita amubwira ati ibyo byose ntacyo bimbwiye, ahubwo ndisonzeye cyane, ndumva rwose nishakira nyine ibyo kurya. Giseline ahita amubwira ati ubwo twagiye, ugera mu rugo nyuma ni nawe uteka. Giseline abivuga yarangije kwiruka nyine, Roy yasigaye inyuma. Umunsi rero wakurikiye, Giseline abyuka yagiye mu kwezi kwe, dore ko yajyaga mu kwezi kwe rwose yababaraga mu nda nyine, yabaga atameze neza. Roy rero arabyuka akitegura, dore ko nyine ari nawo munsi aba agomba kujya guhura na Nawomi. Aza rero mu cyumba cya Giseline kureba nyine uko ameze, maze akamubwira ati sinakubwiye ngo nuzajya ubona icyo gihe cyegereje ntukakonsome amasukari menshi, gusa nyine ntabwo nawe rwose ujya wumva. Giseline ati yego muganga we, ati nyine ati mba nabyibagiwe, ariko nyine umbabarire ubutaha nzabyubahiriza. Roy ati ijya unyumvira njyewe inama nkugira ziba ari inama za kigabo, gusa nyine ihangane, ndabibona ko nyine bitakoroheye. Giseline ati urakoze cyane. Roy rero ahita amubwira ati hari mubyara wanjye uri buze kuza hano, kandi nyine ndaza kuba ndi busy ndabizi, ndamuha rero nimero yawe, hanyuma aze kuguhamagara umuyobore neza kugeza ageze hano. Giseline ati nta kibazo rwose, ndabikora neza nta kibazo, kandi nawe wiyiteho, nabikubwiye nyine aho ugiye wirinde. Roy ati nta kibazo, ariko nawe ntugahangayike, ahubwo nyine wirirwe neza. Roy rero agera nyine kwa Nawomi, dore ko nyine aba yamutumiye mu rugo.
Baricara rero muri salo maze Nawomi agatangira kumubwira ati ndifuza nyine ko wambwira ku byerekeranye nawe ndetse n'uriya mukobwa Jocelyn, ese muri inshuti kuva ryari? Roy ati ni imyaka myinshi rwose yashize kandi nyine tunakoranye imyaka myinshi. Naho rero Nawomi ati hanyuma se murabana? Roy ahita amubwira ati ariko ndumva nyine ibyo bibazo biri personnel, ahubwo nyine nari ko njye nawe tugiye kuvugana akazi. Nawomi ati yego n'ubundi tugiye kuvugana akazi, ariko kubera ukuntu nyine ndi hafi kuguha poste rwose ikomeye, niyo mpamvu nifuza kumenya ngo ninde tugiye gukorana mu by'ukuri. Ndifuza ko nyine waba umufotogarafe wanjye bwite, tukajya tujyana mu birori, ahantu hose ndi ukazajya aba ari wowe umfotora, niba ari amafoto yerekana nyine imideri akazajya aba ari wowe uyafata, mbese nawe ukaba uri muri ekipe yanjye dukorana umunsi ku munsi. Roy rero acyumva ibi bintu aba yumva nyine bitangaje, kuko we aba yari azi yuko bagiye kumuha akazi ko kumufotora umunsi umwe, naho rero aka kazi ko rwose aba yumva noneho birenze kure cyane ibyo yatekerezaga n'ibyo yiyumviraga. Mu kanya rero wa mubyara wa Roy aba ahamagaye nyine Jocelyn. Jocelyn aramurangira maze mu gihe gito rwose akaba arakomanze. Jocelyn arajya gufungura maze akamubwira ati ndakeka ari wowe nyine nari ntegereje. Naho uyu musore ati cyane rwose ni njyewe. Uyu musore rero yitegereza Jocelyn ahereye ku kirenge kugeza ku mutwe akaguma ahagaze. Jocelyn ati kutinjira si ni karibu. Naho rero uyu musore arinjira ariko agakomeza kureba nyine Jocelyn mu buryo butangaje. Jocelyn nawe rero ubwoba buramwica maze agahita amubaza ati none se kuri kundeba nk'ubonye umuzimu, hari ikintu kindiho cyaba kidasanzwe? Naho uyu musore ahita amubwira ati oya, nta kidasanzwe kikuriho, ahubwo rwose umbabarire, impamvu nakurebaga cyane mubyara wanjye yambwiye ibyawe byose, ariko ikintu atigeze ambwira ni uko uri mwiza bingana gutya. Ntunguwe nyine n'ukuntu uri umukobwa mwiza. Jocelyn rero ahita aseka ati hoya ni ibisanzwe rwose, ahubwo nyine wari unteye ubwoba ndakubwiza ukuri. Roy rero na Nawomi bamarana rwose umwanya munini ushoboka, ku buryo birinda bigera ku mugoroba bakiri kumwe. Basoje rero kuvugana nyine, dore ko baba bavuze byinshi bitandukanye, byaba iby'akazi ndetse n'ibiterekeranye n'akazi. Nawomi abwira Roy ati ndakeka rero ushonje, urabyumva ute turamutse dusangiye iby'umugoroba? Naho Roy ati hoya, ntabwo rwose byashoboka kuko ndashaka gutaha. Naho Nawomi ati nyine n'ubundi uraza gutaha, ariko rwose ndifuza ko nyine twasangira. Roy ati none se uri kuntumira nyine? Naho Nawomi ati cyane ni ukuri ndi kugutumira rwose kandi mbikuye ku mutima, ndifuza gusangira nawe. Roy ati urihangana, uyu munsi ntabwo byapfa kwemera kubera ko hari mubyara wanjye waje, ikindi kandi na Jocelyn arantegereje. Akivuga Jocelyn umujinya uhita umwica maze agahita amubwira ati sawa ngaho rwose uramuke. Roy rero ahita yibaza impamvu bibabaje uyu mukobwa kuba avuze Jocelyn, ariko nyine n'ubundi agahita yitahira kubera yuko aba agomba kujya gusangira nabo iby'umugoroba, dore ko Jocelyn aba ari no gutegura nyine amafunguro ategurira uyu mushyitsi, ndetse na Roy aba atekereza ko rwose yiriwe atariye. Naho rero ku rundi ruhande Jocelyn ndetse n'uyu mubyara wa Roy bategereje nyine ko Roy ari buze, baba bari kuganira, maze uyu mubyara wa Roy agatangira kubaza ibintu byinshi. Jocelyn aramubwira rero ati kera tukiri batoya rwose Roy yavugaga amagambo make cyane, ntabwo yajyaga akunda kuganira. Naho Jocelyn ati n'ubu nuko akimeze, ariko gusa ni umwana mwiza, agira umutima mwiza bitangaje. Uyu mubyara wa Roy rero abaza Jocelyn ati none se hagati yanyu nyine hari ikindi kintu kirimo, hari ikindi kintu kibahuza? Jocelyn tushatse se kumbaza niba njye nawe turi couple? Naho rero uyu musore ati yego.
Giseline ati ariko ndumva uri kwihuta cyane, ibyo bibazo byose uri kumbariza cyarimwe. Aba arakajwe n'ukuntu uyu musore aribwo akiza, akaba atangiye gushaka kumenya ubuzima bwo muri iyi nzu mu minota itarenze 5. Giseline ahita yihagurukira maze nyine akigendera. Mu kanya rero Roy araza maze agakomanga, Giseline ajya kumufungurira. Agifungura rero Roy utaba yari yanamenye ko rwose umubyara we yahageze kuko aba atamuhamagaye, yinjira ari kubwira Giseline ati wari wankumbuye se, ngaho hagarara nyine mbanze nguhobere. Giseline ati nkumbura ndetse njyewe ngukumbura, imikino yabo nyine biba ari ibintu bisanzwe. Roy rero amwirukankana nyine ashaka kumuhobera ku ngufu, ati humura ndaje rwose ngusohokane, ndaje nkujyane ahantu ubundi njye kukugurira icyo ushaka cyose. Areba muri salo agahita abona wa mubyara we arahicaye, ahita amubwira ati wahageze kutigeze se umpamagara ngo umbwire. Naho rero uyu mubyara we ati nagutegerereje hano, numvaga nyine nshaka kuza kugutungura ukahansanga. Bahita rero bahoberana maze agahita ababwira atumva niriwe mu kazi kenshi, reka mbanze njye gukaraba ubundi nze nyine tuganire twitonze. Nyuma y'iminsi rero Roy nyine akoranye iminsi rwose na Naomi nyine ahamagara wa muvandimwe we maze bakicarana nyine aramubwira atumva sisi warakoze ni ukuri kuba warampuje n'uriya musore, ni ukuri n'iby'igiciro nzakugurira akantu. Naho rero uyu muvandimwe wa Naomi ati bimeze biteze, ati nyine ibintu byagiye ku rundi rwego, ndakubwiza ukuri ntabwo rwose bikiri ukumfotora gusa, ahubwo nyine ndamwifuzamo n'umukunzi wanjye w'ahazaza. Bahita rero bakubitana mu biganza maze uyu muvandimwe wa Naomi akamubaza ati hanyuma se mbabarira rwose umbwize ukuri, none se wumva koko nyine ibyiyumviro byawe biri kugenda bimwerekeraho, cyangwa ni ukugira ngo ucecekeshe nyine abantu bahora bakubaza ngo ufite umukunzi? Naho rero Naomi ati hoya ntabwo rwose ari uko bimeze, urabizi yuko ntajyaga nizerera mu gukunda umuntu ukimukubita amaso, ariko nkimara kubona Roy ibintu byose byahise bihinduka. Tekereza ko namukunze ku munsi wa mbere nkimubona. Naho rero uyu muvandimwe we ahita amubaza ati none se ko mbizi ko nyine nawe rwose uzi kureba kure, iyo urebye ubona agukunda? Naho Naomi atarankunda rwose, ahubwo ikibazo mba mbona ngiye wagira ngo nawe agira isoni zo kubimbwira. Umuvandimwe ati umuntu akaba agukunda se akananirwa kubikubwira? Naomi ati yego, urumva nyine ukurikije urwego ndiho, ukurikije ukuntu nzwi, ntabwo umusore uwo ari we wese yatinyuka kumbwira yuko ankunda. Naho rero umuvandimwe ahita amubwira atumva nizere ko nyine uzagerageza kwikontorora maze ntuzabe ari wowe utera intambwe ya mbere, ntabwo rwose biba bigaragara neza. Naomi rero ahita abwira uyu muvandimwe we ati cecekere, amazi yamaze kurenga inkombe, ibyo ngibyo uri gutinya byararangiye rwose, narangije kubimubwira. Naho rero uyu muvandimwe we ati oya ntumbwire ko rwose wabikoze, hanyuma se ubu ngubu nyine muri gukundana? Naho Naomi ati hoya ntabwo biratangira kuko nyine yambwiye ko agiye kubitekerezaho. Umuvandimwe we ati ndumiwe, noneho uzi ko neza usigaye uzi kwiteretera ku buryo banakubwira ko bagiye kubitekerezaho? Naomi ati cecekere sha, burya nibyo nigiraga ntarabona uwo gukunda, iyo ukunze umuntu umera nk'umusazi neza neza maze kwikontorora bikanga. Uyu muvandimwe we rero ahita amubwira ati ndakwifuriza amahirwe masa mu byo ugiye kwinjiramo. Naomi ati ndakubeshye, amahirwe rwose ndayakeneye. Uyu munsi rero mu masaha nyine y'ijoro Roy abwira Giseline ibiri hagati ye ndetse na Naomi, aramubwira ati uriya mukobwa arankunda cyane ndetse rwose yanabimbwiye, burya bwose amaso yawe areba kure. Naho rero Giseline ati hanyuma se wowe wamusubije ngo iki? Roy ati namubwiye ko ngomba kubitekerezaho kubera ko simbizi nyine uko bimeze. Giseline ati none se urumva witeguye nyine kumukunda? Roy ati ntabwo nyine mbizi, ni ibintu ngomba kubanza ngatekerezaho, gusa burya iyo umukobwa nyine yakwegereye akakubwira ko agukunda
biba byoroshye ko rwose mushobora kujya nyine mu rukundo, gusa njyewe ku ruhande rwanjye ntabwo nzi ukuntu bimeze. Ariko nanone nitegereje nyine Nawomi ukuntu ari umukobwa nyine mwiza kandi wifuzwa n'abantu bose, kubera yuko urabizi nawe ukuntu ari umukobwa uzwi, abasore bose bakwifuza gusohokana nawe, urumva ko rero gusohokana nawe ntabwo byaba ari ikintu kibi. Giseline ahita amubaza ati hanyuma se uritegura nyine ko wazamukunda? Roy ati urumva nyine we yamaze kunkunda, ndamutse rero nanjye mukunze byaba byoroshye rwose, twagerageza nyine tukareba icyo bizatanga. Giseline akimara kumva aya magambo ahita amubwira ati urara haryana, maze agahita ahaguruka. Roy ati hari ikintu se naba mvuze kitari cyiza? Giseline ati hoya, ariko mu bigaragara uba ubona rwose Giseline abaye nk'umuntu ufuhiye Roy ko yaba agiye kujya mu rukundo n'uyu mukobwa. Umunsi rero wakurikiye barazinduka nyine bakitegura. Giseline agera ku kazi bwa mbere ari kureba nyine amafoto baba batunganyije baba bagomba koherereza ba nyirayo. Roy rero aza nyuma agaca kuri supermarket maze akamugurira utuntu two kurya mu gitondo. Yinjira rero amutunguye amuturutse inyuma, maze Giseline yahindukira Roy agahita abona Giseline afite amarira mu maso, ahita amubaza ati kubyutse urira se kandi byakugendekeye bite? Naho rero Giseline ati hoya nta kibazo rwose, ahubwo nyine urankanze cyane, kuko nyine amuturuka inyuma agahita amufata mu nda. Giseline ati ntabwo bizi ko rwose nanga umuntu nkanga. Roy rero akomeza ahubwo kumukirigita agashaka no kumuterura, nyine imikino yabo baba basanzwe bakina bari guseka nyine bishimye. Telefone ya Roy ihita isona maze akajya kwitaba. Ahita rero asanga ari Nawomi wari umuhamagaye. Nawomi ahita amubwira ati wabyutse ute se umuhungu mwiza? Nguhamagaye ngira ngo numve uko ijoro ryawe ryagenze, ikindi kandi nifuzaga kukubaza niba ibyo twavuganye wabitekerejeho neza maze ukabona igisubizo. Roy ahita amubwira ati ariko si ibintu byo kuvugira kuri telefone, ndumva ibyiza ariko twabivuga turi kumwe. Nawomi ahita amubwira ati ubwo rero nta kibazo, ngwino rwose unsange kuri biro maze tuvugane kuko sinabasha kubyihanganira. Roy rero ahita amubwira ati nta kibazo ndaje rwose tuvugane. Roy ava kuri telefone maze akabwira Giseline nyine ibyo avuganye na Nawomi. Roy rero ahita nyine agenda akajya kureba Nawomi, gusa Giseline we asigara ababaye, agahinda kaba kamwishe. Uba wagira ngo uyu musore basanzwe bakundana ahari none akaba yabonye undi mukunzi, mbese uba ubona yamufuhiye birenze ibikenewe. Roy rero akigera nyine kwa Nawomi, Nawomi amubaza uko ari kubyumva, maze Roy akamubwira ati nabitekerejeho nsanga nta kibazo twagerageza maze tukareba icyo bizatanga. Nawomi rero ahita amubaza ati ubwo ni ukuvuga ko uhereye uyu munsi njye nawe dutangiye gusohokana? Naho Roy ati nta kibazo, gusa nyine ubona Roy bitamufasheho. Nawomi rero ahita amubwira ati ubwo rero niba rwose unyemereye ko njye nawe tuzajya dusohokana, hari ibintu bibiri nyine ugomba guhita ureka. Icya mbere ni ukureka kuzajya uhora ugendana n'uriya mukobwa, icya kabiri nyine ni uko mugomba gutandukana, ntimuzongere kuba mu nzu imwe. Roy ahita avuga ati hoya genda gake, uri kwihuta cyane, umunsi ntabwo urashira tutangiye gusohokana none utangiye kumpa amategeko. Nawomi ahita amubwira ati ni ukuri umbabarire, ntabwo rwose ari ukuguha amategeko, ahubwo nyine ni uko rwose gusohokana kuba ubana n'uriya mukobwa birambangamiye. Tekereza ndamutse mfite nk'inshuti yanjye magara tubana, maze nkakundana nawe n'iyo nshuti magara tubana mu nzu, wowe wabifata ute? Roy ati nyine birumvikana, ariko nanone Giseline tumaranye imyaka myinshi tubana tunakorana, sinumva rero ukuntu rwose kuba uje mu buzima bwanjye byahita bituma ntandukana nawe. Nawomi rero aramubwira ati nta kibazo, reka nyine tujye kubiserebura, ubwo nta kibazo tuzabiganira twitonze, gusa nyine Roy rwose aba yumva uyu mubano ugiye gutangira nabi. Uyu munsi rero Nawomi ndetse na Roy baririranwa kugeza ku mugoroba.
Ku mugoroba rero Naomi abwira Roy ati ndifuza ko twanyura mu rugo maze ugasuhuza mama, ndifuza ko rwose mwaganiraho gatoya. Roy ahita atungurwa ati hanyuma se ubu ibintu ntibyaba byihuse cyane koko, umunsi umwe tumenyanye uhita ujya kunyereka mama wawe? Naho Naomi ati none se hari ikibazo? Ni ibintu bisanzwe rwose, ni uko nifuza ko nyine umusuhuza. Roy rero arabimwemerera maze nyine bakajyana iwabo. Ubwo Naomi agenda yamufashe ukuboko nyine wagira ngo ni umuntu basanzwe bakundana. Bakigera iwabo rero basanga mama wa Naomi ndetse n'umuvandimwe we bicaye muri salo. Naomi rero ahita abwira nyine Roy ati umuvandimwe wanjye we musanzwe muziranye, uyu rero ni mama wanjye. Ahita abwira rero mama we ati mama, uyu rero ni wa musore nyine w'umufotogarafe umuvandimwe wanjye yavugaga nyine uzi gufotora cyane. Mama wa Naomi ati turakwishimiye cyane rwose, burya nyuma yo kuba ufotora neza cyane uri n'umusore mwiza gutyo. Dore ko Roy nyine aba ari umusore muremure, umusore nyine ubona wakoze ka siporo ukomeyemo nyine ufite taye nziza rwose bigaragara. Naho rero Roy nyine aba ari kumwenyura ati nishimiye kubamenya. Naomi rero ahita ababwira ati ariko nyine mama, uyu munsi ntabwo muzanye nk'umufotogarafe, ahubwo muzanye nyine nk'umusore watwaye umutima wanjye, nk'umukunzi wanjye. Ngaho rwose hura nyine n'umusore dukundana. Mama we rero arishima cyane ati turakwakiriye mu muryango wacu ni ukuri kandi turakwishimiye. Bose rero baramwishimira maze bagatangira kumwenyura. Umuvandimwe rero wa Naomi ahita abwira Roy ati ni byiza ko uje hano, ahari biraza gutuma tumenyana rwose kurenzaho. Mama wabo rero ahita ababwira ati nari nateguye amafunguro ameze neza cyane, byaba byiza tunasangiye ibya nimugoroba nyine twiganirira. Roy aravuga ati nta kibazo. Bicara ku meza maze bagatangira gufata amafunguro. Bose rero bishimira ukuntu nyine ibyo kurya biba bimeze neza. Umuvandimwe wa Naomi atangira kubaza rero Roy ibibazo bitandukanye ati yego ndabizi ntabwo Naomi muziranye igihe kinini, ariko byanze bikunze hari impamvu yatumye wemera ko mujya mu rukundo. Wambwira nyine nk'ibintu rwose bikeya waba ukundira umuvandimwe wanjye? Bakimubaza iki kibazo, Roy uba wemereye Naomi uyu munsi ko batangira kujya mu rukundo, urebye nta kintu na kimwe aba yari yabona kimukurura. Abitekerezaho nyine maze agatangira kudidimanga, dore ko nyine byanze bikunze iyo uri kumwe n'umuntu mu rukundo hagomba kuba hari impamvu zatumye wiyemeza kumukunda. Roy rero ahita ababwira ati nyine impamvu mukunda ni uko rwose ari umukobwa nyine uca bugufi, ikindi kandi ni umukobwa wageze kuri byinshi, ni umukobwa w'umunyamwete. Naho rero uyu muvandimwe we ati rero bishatse kuvuga ko umukundira ko nyine hari ibintu byinshi yagezeho, umukundira ko ari umukobwa w'umukire kandi wabashije kwiteza imbere. Naho Roy ati hoya ntabwo ari ibyo gusa, ariko nyine ibyo nabyo biri mu bintu bituma ukunda umuntu. Iyo ubona umuntu yihagazeho yishoboye nyine hari ibintu byinshi yabashije gukora ari wenyine, uhita ubona ko uwo mukobwa afite ahazaza uko byagenda kose. Mu by'ukuri ibisubizo aba ari gusubiza ntabwo biba bijyanye neza cyane n'ibyo nyine uyu muvandimwe wa Naomi aba ashaka kumva, kubera ko mu by'ukuri we nyine aba abizi neza ko Naomi ari we wabwiye Roy ko amukunda. Uyu muvandimwe rero wa Naomi aba akeka neza cyane ko uyu musore ashobora kuba yaramwemereye ko nyine bajya mu rukundo, kubera ko Naomi ari umuntu urenze, ariko mu by'ukuri nta kindi kintu afite amukundira. Kandi ni nabyo rwose biba bisa n'ukuri, kuko ibibazo babaza Roy kubisubiza biragorana cyane. Mama rero wa Naomi abwira uyu muvandimwe wa Naomi ati ariko se wikomeza kumubangamira, ni ubwa mbere aje hano, mureke rwose yifatira amafunguro atekanye, tuzagenda tumumenya buhoro buhoro. Naho uyu muvandimwe wa Naomi ati cyari cyo gihe cyo kumumenya. Naomi ati rero ntumbangamire, urabizi ko ntigeze nkubangamira wowe na fiance wawe, nanjye ndekera nyine umusheri yitekanire. Ku rundi ruhande rero wa mubyara wa Roy we aragenda akajya mu gikoni agategura amafunguro, maze yasoza gutegura akaza nyine ku rugi rwa Giselene akamukomangira. Giselene rero aramubwira ati njira.
maze uyu musore agahita abwira Giselene ati nari nateguye amafunguro, nari nje kukubaza niba utaza maze tugasangira kuko namaze gutegura ameza. Giselene ahita amubwira ati wakoze cyane kuko rwose nari narashonje, uretse ko nari mfite akazi kenshi nyine nari nabuze umwanya wo kuyategura, ndaje rero dusangire nta kibazo. Giselene rero ndetse n'uyu mubyara wari bari gufata amafunguro, uyu musore abaza Giselene ati none se ufite umukunzi? Giselene ati ariko se kubera icyo uhora umbaza icyo kibazo, ni ukubera iki? Naho rero uyu musore aramubwira ati rero nkubwije ukuri, ni ukuri naragukunze kuva nkigukubita amaso, kwihangana rero byaranze, ntabwo rwose ngishoboye gukomeza kubyihanganira, niyo mpamvu nyine nifuza kumenya niba waba ufite umukunzi. Giselene ahita amubwira ati ntawe mfite, ariko rero nta nubwo rwose niteguye kujya mu rukundo, ntabwo byashoboka, ubwo rwose unyihanganire. Uyu musore rero biramubabaza, ariko akabwira Giselene ati nta kibazo, nzategereza niba rwose hari igihe bizashoboka. Ku rundi ruhande rero Roy arasezera nyine ngo atahe, maze Naomi akamuherekeza bagera imbere y'umuryango. Naomi agafata nyine Roy ku rutugu maze akamubwira ati nizere yuko famiye yanjye nyine itakubajije ibibazo byinshi igatuma nyine wumva utameze neza. Naho Roy ati oya nta kibazo, byose nari mbyiteguye kandi bagombaga kumbaza. Naho Naomi ahita amubwira ati wakoze cyane, ni ukuri watumye rwose umunsi wanjye ugenda neza. Hanyuma rero ubwo nahejo nyine muri interview. Naho rero Roy ahita amubwira ati nta kibazo turi kumwe ejo, ati hari icyo byagutwara se ndamutse nzanye na Giselene kugira ngo amfashe, ubufasha bwe rwose mba mbukeneye mu bintu nyine nk'ibyo ngibyo. Naho Naomi ati nta kibazo nyine ntacyo nabihinduraho, kubera ko nyine urumva ko ari akazi gusa, ntabwo biba bimushimishije, aba yumva nyine Roy yaza wenyine, kandi nyamara Roy aba akeneye Giselene kugira ngo akazi kagende neza. Roy rero ahita amubwira ati urara haryana, ubwo nyine reka ngende. Naho Naomi ati gusa umpamagare maze umbwire ko ugeze mu rugo. Aba bombi nyine uba ubona rwose couple yabo itangiye neza cyane, dore ko Naomi we aba ari gukunda Roy mu buryo butangaje, naho Roy we nyine aba yemereye Naomi kugira ngo bagerageze barebe ko nyine urukundo rushoboka. Roy rero akigera mu rugo, wa mubyara we ahita amubwira ati ndifuza ko twavugana. Baricara maze nyine bagatangira kuganira. Uyu mubyara rero wa Roy aramubwira ati rero burya nakunze cyane Giselene, gusa nyine ntabwo rwose byampiriye. Naho rero Roy ati zimpe neza. Uyu musore rero abwira Roy ukuntu yakunze nyine Giselene, ariko akaba yamusabye ko bakundana, Giselene akamuhakanira. Roy aramubwira ati nyine ihangane, none se ubundi wowe ntiwari wihuse mu by'ukuri? Naho rero uyu musore ati none se ko yambwiye ko nta mukunzi afite, ubwo koko urumva nari gukomeza nkirangaraho? Roy rero nyine aramwihanganisha kuko nta kindi aba yamufasha. Buracya rero mu gitondo, maze Roy ndetse na Giselene bakitegura, baba nyine bagiye kujya muri interview. Naho rero Naomi aza nyine kubareba, araza agahita ahobera Roy, maze nyine akamusoma ku itama, ahita amubaza ati sheri none se umeze neza? Ibi bintu rero biba biri kubabaza cyane rwose Giselene. Hashira akanya maze Naomi ati Giselene nawe waramutse, nkaho rwose atari yigeze amubona. Undi ati nta kibazo rwose meze neza. Naho rero Giselene ahita amubwira ati wambaye neza cyane urakeye. Naomi rero ahita yizengurutsa ati cyane ni ibisanzwe mpora nkeye. Mu kwizengurutsa rero Giselene abona ko imashini y'ikanzu y'inyuma idafunze, ahita amubwira ati nagufungira iyo mashini. Naho Naomi ahita afata ukuboko kwe akakugeza hirya, agahita umugongo we awerekeza kuri Roy ati sheri wamfungira, agahita yigizayo n'imisatsi. Ahita rero amufungira nyine Roy, maze Naomi agahita amubwira ati sheri urakoze cyane. Aba ari kumwiryaho nyine, nabo wagira ngo aba abizi ko nyine Giselene akunda Roy, aba ari kumubabaza rwose mu buryo bushoboka bwose.
Naomi rero ahita nyine afata ku rutugu Roy maze akabwira Giselene ati sheri wanjye se yagusobanuriye ibyo tugukeneyemo uyu munsi mu kazi. Naho rero Giselene ati ntabwo ari neza cyane. Naomi rero ahita amubwira ati ntiriwe rwose ntinda mu magambo, reka nyine mbikubwire mu magambo makeya, turifuza ko uza kudufata amafoto, ubwo nyine ni jyewe ndetse na Roy udufata amafoto mu mpande zose, amafoto meza, mbese nta defo n'imwe nshaka muri aya mafoto, kubera yuko ndaza kuba ndi kwerekana imideri ihambaye. Iyi mideri rero ntabwo rwose amafoto yayo agomba kwangirika, ugomba kuza kuyafata neza cyane, ntabwo kandi nkunda nyine ibintu rwose byo guserera n'umuntu. Naho Giselene ati nta kibazo rwose ndabikora neza. Baragenda rero maze bakajya nyine muri iyi interview, gusa nyine icyo Giselene ataba azi ni uko amafoto aba ari bufate yose aba ari buyafate nyine Roy ndetse na Naomi nka couple nyine. Abafata amafoto byageraho umujinya ukamwica, ababona nyine bari kumutera ishyari, bafata amafoto basomana, bateruranye, bakikiranye, bigiraho umujinya ukamwica mu buryo bugaragarira amaso. Roy rero arabibona ko uyu mukobwa yarakaye. Mu kanya gato rero barataha nyine akazi karangiye, maze Giselene agataha atari kuvugisha Roy. Roy rero amubaza ati ko warakaye kandi wari ubizi neza ko ari akazi ugiyemo, warakajwe n'iki? Naho Giselene ati sinigeze menya yuko ari ukuza kubafotora nka couple, iyo nza kumenya rwose aka kazi simba nagakoze, njye nari nzi ko ndi bugufashe nyine gukora akazi, naho burya nawe wari uri mu bakorerwaho akazi. Roy rero ahita amubwira ati icyo nicyo cyakubabaje, atari kuzi ko neza wagira ngo wari wamfuhiye. Umunsi rero wakurikiye aba ari mu masaha y'umugoroba. Giselene rero aba ari mu cyumba cye, wa mubyara rero wa Roy amusangamo maze bakicara nyine bari kuganira. Mu kanya rero ajya muri salo maze agasanga Roy yicaye muri salo nyine ari kuri mashine, ahita amubaza ati ndabona akazi kakwishe. Naho Roy agahita amubwira ati nyine akazi kaba kambanye kenshi cyane. Uyu mubyara we rero ahita amubwira ati ariko ni byiza cyane ko kakubana kenshi. Roy ati nyine hari igihe bigira neza neza nkabona ntazi aho kugahera rwose, byabaye byinshi cyane. Roy rero ahita amubaza ati kare naje kugushaka mu cyumba cyawe ndakubura, waba wari uri hehe? Naho rero mubyara we ahita amubwira ati hehe, nari ndi mu cyumba cya Giselene twari turi kuganira. Naho Roy yatangaye, noneho yubura n'amaso muri mashine ati wari uri mu cyumba cya Giselene? Ati ubwo se wakoragamo iki? Naho mubyara we ati twaganiraga bisanzwe. Roy ati kuganira bisanzwe, aba ameze nyine nk'umuntu ubona rwose watangaye cyane. Naho mubyara we ati ubundi se ko mbona bigutangaje, urumva ari ibintu birenze? Roy ati nyine ndabizi ko umukunda, mba ngira ngo utamugirira nabi rwose, niyo mpamvu nyine mba ngomba kumurinda kuko ni inshuti yanjye magara. Naho uyu mubyara we ati hanyuma ukamurinda mubyara wawe se njye urumva ibyo bintu nabikora? Ati nyamara si no kumurinda gusa, ahubwo njyewe ndabona rwose umufuhira. Roy ati mufuhira? Ati ubwo se naba mufuhira kubera iki? Mubyara we ati ahubwo iyo mpamvu nyine umufuhira ugende wicare uyibaze neza witonze, kubera ko rwose ntabwo bisanzwe. Ahita yihagurukira rero akigendera. Gusa ikintu kiba gitangaje ni uko aba bombi buri wese aba afuhira undi, kandi nta n'umwe warigeze abwira undi nibura ko amukunda. Buracya mu gitondo rero Roy agasaba imbabazi mubyara we ati umbabarire ku byaraye bibaye. Naho rero uyu mubyara we ati hoya nta kibazo rwose, njyewe ntabwo njya mfata utuntu tworoshye ngo nturemereze, ariko nyine uriya mukobwa uramukunda cyane. Naho rero Roy ati ndamukunda nyine nk'inshuti yanjye magara. Uyu mubyara we ati hoya wikwirirwa rwose wibeshya, uramukunda bya nyabyo, ndetse n'ikintu cyakubabaje ni uko ari njye nafashe iya mbere kumubwira ko mukunda, atari wowe wabikoze. Nicyo rwose kiri kukubabaza, bitekerezeho neza maze umenye icyo gukora, kubera yuko ibyo utekereza siko bimeze. Ntabwo rwose umukunda nk'inshuti yawe isanzwe, uramukunda ahubwo urukundo rwa nyarwo. Roy rero ahita aceceka maze nyine agakomeza ari gutekereza
ku byo uyu mubyara we aba amaze kumubwira, nyamara ari no kubitekereza yumva neza ko nta munsi n'umwe arishimana na Nawomi, ahubwo buri gihe nyine ataha yumva udukino akunda kwikinira bakadukinnye nyine na Giselene, dore ko ariwe batera sitori bagakina nyine utuntu twose ukabona bisanzuranyeho ndetse bagaseka ukabona barishimye, naho iyo ari kumwe na Nawomi baba bicaye nyine bavuga ibintu biri siriyasi gusa nta burage zirimo, ubona ko rwose uyu musore atisanzuye habe na gatoya. Hashira umwanya rero maze Giselene akaza mu cyumba cya Roy aramubaza turacyaryamye kandi dufite akazi, naho Roy ati ndumva ntameze neza ntabwo rwose ndibubasha kujya ku kazi, ntabwo ndi bujyeyo. Naho rero Giselene waba yamaze kwitegura ahetse n'ibaga ibirimo ibikoresho bagiye gukoresha, ahita abaza rero Roy ati hanyuma se wahereye ryari wumva urwaye? Roy ati kuva mu gitondo cya kare numvaga ntameze neza. Giselene ati hari imiti se waba wafashe? Naho Roy ati hoya ariko ndaza kuyifata nta kibazo. Giselene rero amukoraho ati ndumva rwose n'umuriro wazamutse, ahubwo se hari icyo waba wifuza ko nagufasha mbere y'uko ngenda? Roy ati hari icyo rwose nifuza ko wamfasha, naguha nyine iyi flash iriho amafoto ya yandi nyine wafashe muri interview, maze ukaba wagenda ukayakorera nyine amaretushe ahakenewe, ubundi nyine ukaza kuyanzanira atunganye neza tukaba twayashyira nyirayo. Giselene ati nta kibazo rwose ibyo nabikora, ntabwo ari ibintu bigoranye habe na gato. Afata rero ya flash agahita ayishyira mu ibaga maze akamubwira ati nta kindi se wifuza? Roy ati hoya nta kindi. Giselene ati hanyuma rero reka njye mu kazi, ariko ni ukuri nuza kuba unkeneye rwose umpamagare nta kibazo. Roy aramubwira turakoze cyane kandi nyine wirirwe neza. Akimara rero kugenda ahita ahamagara Roy maze akamubaza uko ameze, naho rero Roy ahita amubwira ati ntabwo meze neza uyu munsi sinagiye ku kazi, ndi mu rugo rwose ndaryamye. Nawomi ahita aza yihuta rero maze nyine akaza kumureba, araza akamushakira amafunguro maze agatangira kumugaburira amutamika yicaye nyine ku buriri. Baba rero bari bakiri nyine kuvugana ari nako amugaburira, maze Giselene akaza nyine aje kureba uko Roy yaba ameze, araza akinjira mu cyumba atanakomanze, dore ko nyine aba azi yuko Roy aryamye. Akinjira ahita asanga aba bombi bari kumwe, maze Nawomi agahita amureba urujisho ntiyongera kuvuga, ahita aceceka nyine biba bigaragara rwose ko Giselene amubangamiye. Giselene rero ariyegisikiza ati mumbabarire ni ukuri kuba rwose nari ninjiye ntabwo nari nzi yuko mwese murimo, nari nzi ko hari Roy wenyine. Ahita kandi anisohokera ntacyo nyine abwiye Roy yari aje kureba. Naho rero Nawomi asigara ari kubwira Roy ati rero dore ni ibinanga, niyo mpamvu rwose ntifuza ko ukomeza kubana n'uyu mukobwa kubera yuko rwose urabona ko tutisanzura. Tekereza nk'ubu iyo yinjira agasanga yenda twari turi nko mu mwiherero njye nawe, urumva ibintu bitari kuba ari bibi cyane se? Rwose ntabwo mbikunze habe na gatoya. Roy rero aramubwira ati ariko ihangane ni uku nyine twebwe tumenyereye. Naho rero Nawomi ati ngaho tekereza iyo yinjira se bwo agasanga uvuye nko muri dushe wambaye ubusa uri kwisiga. Ati rwose ntabwo ibi bintu biri kunshimisha, ugomba kwimuka ukava hano hantu maze uyu mukobwa ukamusiga wenyine, washaka ukaza tukabana cyangwa se ugashaka indi nzu, naho rwose kuguma mukabana ntabwo mbishaka, ntabwo binshimishije, ntakubeshye biranambangamiye cyane. Ahita anivumbura rero maze agahita ahaguruka agataha. Umunsi rero wakurikiye Giselene abwira Roy ati uzi yuko ya flash nayibuze? Naho rero Roy ati hoya ibyo bintu nizere ko rwose utabimbwira kubera yuko ntabwo nabona ikintu nasobanurira Nawomi, yanyirenza neza neza. Giselene ati ni ukuri nanjye rwose nayiba ahantu yagiye, narayishatse muri iyi baga ndayibura, nayiba ahantu yatakaye.
ntacyo ndumva rwose byancanze. Roy rero ahita arakara ati hoya ntabwo waba indangare bingana gutyo, gute najya gusobanurira umuntu ukuntu twabuze amafoto ye y'ingenzi, urumva ibi bintu nabikora gute? Ahita yumva rero ataye umutwe maze agahita asohoka mu rugo akagenda, kubera yuko aba yumva rwose atazi ikintu cyo gukora, aba ashaka kujya gufata nibura akayaga ngo abashe gutekereza neza. Nyamara Giselene we afata ya flash maze akagenda akareba amafoto mbere yuko nyine ayeditinga, gusa ari kuyareba yarayarebye umushiha uramwica, ishyari riramurenga, maze yumva aya mafoto ntabwo akwiriye kuyahanagura nyine kugira ngo ajye ku karubanda. Niho yahereye rero afata iyi flash maze rwose arayihisha, avuga yuko yayitaye, yumvaga atifuza ko hari undi muntu wazabona aya mafoto Roy ari kumwe na Naomi. Nyuma rero y'amasaha make Giselene aba ari mu gikoni ari guteka, maze wa mubyara wa Roy akamusangayo, araza buhoro buhoro maze akabona ko uyu mukobwa ari kurira, ahita amubaza ati Giselene wabaye iki, kubera icyo uri kurira? Naho Giselene ati ntacyo, abanza nyine kwijijisha. Naho uyu musore ati hoya, nzi kureba umuntu ubabaye n'uwishimye, biragaragara ko rwose ufite ikibazo kuko uri kurira amarira ari gushoka, ntabwo rero byaba nta kibazo rwose na kimwe ufite. Giselene kwihangana biranga, noneho agahita ashwanyuka akarira cyane, ahita amubwira atumva ndumva mfite agahinda kenda kunturitsa umutima, ntabwo ushobora kubyumva. Kera nabonaga nyine ari jyewe jyenyine Roy yitaho, kuva rero undi muntu yakwinjira mu buzima bwe maze akamuha umutima we wose, nahise mbona rwose murakariye kuko mbona ntakimufite, mbona atakiri hafi yanjye, mba numva rero binteye agahinda, mba numva mbabaye, mba numva nenda guturika umutima. Naho rero uyu musore ahita amubwira ati hangane, ibyo rwose ni ibintu bibaho, gusa ikigaragara cyo ni uko ukunda Roy mu bundi buryo, apana kumukunda nk'inshuti ye isanzwe. Giselene ahita amubwira ati umbabarire kuba nkubwiye ibi byose, ntabwo nakabaye mbikubwiye. Naho uyu musore ati wagombaga kubimbwira kugira ngo uruhuke mu mutwe. Mu by'ukuri uyu mubyara wa Roy niwe wenyine uba uzi ko bano bantu bakundana, kubera ko aba azi ku ruhande rwa Roy uko afata Giselene, none anamenye ku ruhande rwa Giselene uko afata Roy, aba abizi ko bakundana ariko bo batarabibwirana. Roy rero ajya kureba Naomi maze akamubwira ko ya mafoto yose bayabuze. Naomi rero yenda nko kwiyahura ati kandi narabikubwiye kuri uriya mukobwa ntamwizeye rwose, simpamya yuko yayabuze ari kuri agisida, ndahamya ko rwose yabikoze abishaka. Uriya mukobwa ntabwo atwishimira njye nawe, rero ashobora kuba yabikoze abishaka kugira ngo abure ariya mafoto. Naho Roy ati hoya ntabwo yabikora, Giselene ni umunyamwuga, ikindi kandi agira umutima mwiza rwose, nta kintu cyamutera umutima mubi wo kuba yaburisha aya mafoto, cyane cyane ko kari akazi, sintekereza ko ibyo bintu rwose yabikora. Naho rero Naomi akomeza kumubwira ati ariko ndabona uri kumuburanira, nyamara ibintu uri kukubwira ntabwo uri kubyumva. Akarakara rero ngo kubera yuko ngo Roy ari kumuburanira nyine, ahita agenda maze akicara mu cyumba akanga kongera kuvugana na Roy. Roy rero aritahira nyine kubera yuko icyo yagombaga kumubwira aba yamaze kukimubwira. Ku mugoroba rero Roy aba yicaranye na Giselene muri salo, bicaye begeranye rwose bari gukina ya mikino yabo yo gukubitana imisego nk'uko bajyaga babigenza, maze Naomi akaba arinjiye, yinjira rero rwose bari kurebana nyine bakubitana imisego bameze nk'abantu bari bagiye gusomana. Akibakubita amaso ahita ahagarara maze agahita abwira Roy ati ubwo se mwari muri mu biki? Naho rero Roy ati hoya ntacyo rwose, twari turi kwikinira nk'ibisanzwe. Nanone rero Naomi kwihangana biranga, agahita akata maze agataha, nawe ishyari riba rimwishe kuko ababona ko rwose abana bombi iyo bari kumwe baba bishimye kurusha iyo we ari kumwe na Roy.
Roy rero abona ko nyine bino bintu biri gukomeza kugenda biba bibi cyane, maze agafata umwanzuro wo kwimuka akava hano kuko abona nta kuntu azabasha gukundana na Naomi igihe cyose agifuhira Giselene. Abivuganaho rero na mubyara we, maze bamara kubyumvikana agahita afata umwanzuro wo kujya kubibwira Naomi, ariko mu by'ukuri ntabwo yigeze abibwira Giselene. Naomi rero akibyumva arishima, maze agahita amubwira ati ahubwo ndi kumva rwose wahita wimuka uyu munsi, none se wabonye inzu? Naho Roy ati hoya, nta nzu nabonye, ntiwari wamporopoje se ko naza tukaba tubana iminsi mike ndi gushaka inzu? Noneho Naomi ajya yakwishima ahita atangira akiterera hejuru ati mbabarira ahubwo duhite tugenda njye kukwimura. Naho Roy ati hoya, reka ngende nyine nzinga ibintu byose mbibike, maze uraza kuza uje kuntwara. Naomi rero ibyishimo biba byamurenze. Roy rero araza akazinga amavarize nyine akabika ibintu byose, maze yarangiza agasohoka afite ibivarize byinshi. Akigera muri salo, dore ko ari naho nyine Giselene aba yicaye, ahita amubaza ati habaye iki, ugiye he? Akibaza ibyo rero Naomi ahita yinjira yasaze nyine yishimye, agahita ahobera Roy ati sheri tugende rwose, ndumva nishimye ntabwo ushobora kubyumva. Ahita ajya kubona akabona baragiye, nyamara Roy ntabwo aba anasobanuriye Giselene uko bimeze, niba koko yimutse. Giselene rero asigara ahagaze yayobewe nyine ibiri kuba. Bamara kugenda, maze akabaza uyu mubyara wa Roy uko byagenze, niwe rero umuha amakuru yose akanamubwira ko noneho ubu Roy yimukiye kwa Naomi. Noneho agahinda karamwica, dore ngo rwose arajya mu cyumba cye akarira amashuka agatoha. Ubu nibwo aba amenye neza ko noneho abuze Roy mu buryo rwose bugaragara, nibwo aba abonye ko atazongera kumubona uko abishaka. Agahinda rero karagenda kakamuherana rwose. Naho rero ku rundi ruhande Naomi na Roy nyine bagera iwabo, maze Naomi agahita abwira nyine mama we ndetse n'umuvandimwe we ati rero Roy nyine aje kumara iminsi hano, ari gushaka aho kuba ariko ntabwo arahabona, ubwo rero nifuje ko yaza nyine akaba amaze iminsi hano. Nizere ko ntawe bibangamiye kandi nizere ko nta kibazo. Bose rero bamubwira ko nyine nta kibazo rwose kirimo. Naomi rero abwira Roy ati ndifuza ko n'ibintu byawe biri muri studio wazajya kubifata maze ugashaka ahantu hawe ho gukorera, kubera yuko ntabwo nifuza kuzongera guhura n'uriya mukobwa ukundi. Sinifuza ikintu na kimwe kizongera kubahuza, umwe ajya akora ukwe n'undi akora ukwe. Mu by'ukuri uyu mukobwa nyine nawe aba afite amategeko, ariko nanone aba afite rezo, kubera yuko ababibona ko aba bombi rwose harimo akantu hagati yabo. Roy rero abimwemerera byose kubera ko aba ashaka kugerageza ngo arebe ko nibura umubano wabo wagenda neza. Umunsi rero wakurikiye arabyuka mu gitondo, maze akajya gufata nyine ibintu muri studio, yaba mashine ye ndetse n'ibindi bintu nyine aba agomba gukora. Akigerayo rero ageze nyine iruhande rwa mashine ye, kubera ko aba yaje atunguye Giselene, ahita abona ya flash Giselene yamubwiye yuko yatakaye, maze akayibona irambitse ku meza. Arayitegereza maze akahita anareba Giselene, bahuza amaso. Giselene akabibona neza ko Roy ayibonye, ariko bose bakikaruma. Ari Roy nta kintu avuga kubera yuko Naomi nyine aba ahagaze mu muryango amutegereje kandi aba ari kubareba. Ubwo rero ntabwo nyine aba yavuga ngo ati iby'iyi flash byagenze bite, araceceka ariko nyine agashyiriramo. Aragenda rero maze bakagenda nyine we na Naomi, ariko aba yumva umutima we udatuje, aba yifuza kuvugana na Giselene. Nyamara ubu ngubu nyine Naomi aba yababujije kuvugana kuko kumva ibintu byose Roy abifata Naomi ahagaze aho ngaho. Ku mugoroba rero Roy nyine ameze nk'ugiye gutunganya ibintu bimwe na bimwe, aragenda agahita ajya kureba Giselene. Giselene akimukubita amaso aramubwira ati ntabwo nari nzi ko njye nawe tubanye nabi ku buryo utari no kubasha kunsezera ngo umbwire ko wimutse.
naho rero Roy ati nanjye nuko ntabwo nari nzi ko wari kubasha kumbeshya ko wataye flashe nyamara warayibitse. Ndifuza kumenya impamvu byakubabaje kubona nifotoranyije na Naomi. Ndifuza kumenya impamvu aya mafoto utifuje ko yasohoka. Ndabyifuza rwose, ndifuza ko wansobanurira. Sinzi impamvu ndi gukeka ko rwose wamfuhiye, ko utigeze wishimira ko nkundana na Naomi. Ndifuza rero kumbwira byose, ukambwira nyine impamvu yabiteye ibyo byose. Kano kanya rero Giseline amera nk'umusazi rwose, yumva ataye umutwe akumva kwihangana biranze. Ahita abwira nyine Roy ati nyine ndagufuhira, ndetse ndagufuhira cyane rwose. Sinzi impamvu ahubwo utigeze ubibona kuva kera kose. Iyi myaka yose yashize ndagukunda kandi cyane. Nahoraga nifuza ko wambona birenze kuba inshuti yawe usanzwe, ariko wowe nta kintu kimwe wigeze ubona. Buri gihe nyine wambonaga nk'inshuti yawe iri hariya, kugeza n'umunsi noneho watangiye gukundana n'undi muntu ukamuha umutima wawe wose. Byarambabaje, kwihangana byaranze. Ndakubwiza ukuri rwose, aho byari bigeze ntabwo kwihangana nari nkibishoboye. Ubimenye rero ndagukunda nyine, nicyo cyatumye n'aya mafoto ntifuza ko ajya hanze. Sinifuzaga kuzababona mwifotoranyije, byari kuzambabaza ubuzima bwanjye bwose. Naho Roy ahita amucecekesha ati hoya, wibeshye cyane rwose, ntabwo ngukunda nk'inshuti yanjye isanzwe. Ndagukunda birenze aho ngaho, ahubwo nahoraga mfite ubwoba bwo kubikubwira, kuko natekerezaga ko bishobora kutagenda neza, maze ngatekereza ko nyine ngomba kwicecekera. Giseline ati hoya, ntumbwire ko nawe byari uko. Roy ati cyane, ndagukunda birenze uko ubitekereza, ariko nagiraga ubwoba bwo kuba nabikubwira. Giseline ati nanjye nari nzi ko ari njye jyenyine ubitekereza utyo, niyo mpamvu nicecekeraga nkanga kubikubwira. Roy rero ahita amubwira ati ntakubeshye, no kuba rwose ndi kumwe na Naomi nuko nyine nta yandi mahitamo nari mfite. Nagombaga kugira nibura umuntu nyine dukundana mu buzima, ariko sinigeze mukunda kugeza aho nageze ngukunda. Ndetse rwose ntakubeshye, nta nubwo njya mfata umwanya munini wo kumutekerezaho. Buri gihe mba nitekereza wowe, kuko niyo turi kumwe nibwo mba numva nishimye. Aba bombi rero ibintu nyine birabacanga, ukuntu bose bakundanaga ntihagire n'umwe ubibwira undi. Bahita rero bahoberana, maze bagasomana, ibyishimo bikabarenga. Mbese ubundi uyu munsi uba ari umunsi udasanzwe kuri aba bombi babiri. Roy rero ahita amubwira atumva tugomba nyine guhita tujya mu rugo tukajya no gusangira, maze kandi tukajya nyine no kubiserebura. Bahita rero bagenda bakajya nyine mu rugo, bakinjira binjira bafatanye, n'ubundi bari kugenda bakina twa dukino twabo baseka bishimye, maze bagahita basanga wa mubyara wa Roy muri salo yicaye. Ati nimumubwire rero ko mbona mwese mwishimye, ko mbona byahindutse, atari uko mwari musanzwe mumeze, byagenze bite? Bararebana bakarebana mu maso, maze bagahita bamubwira bati byahindutse cyane rwose, ubu ntabwo tukiri inshuti magara, ahubwo ubu turi couple. Uyu munsi nibwo twamenye ko buri umwe wese yakundaga undi kuva mu myaka myinshi yashize. Uyu munsi rero nibwo twese twabwiranye ko dukundana. Ibyishimo dufite ntabwo ushobora kubyumva. Ahita rero agenda maze akabahobera, arababwira ati ni ukuri ndabifuriza ibyiza gusa, nari narabibonye ko mwese mukundana, ariko nifuzaga ko umunsi nk'uyu uzagera maze mukabibwirana, buri wese akabwira undi ko amukunda, maze mwese mukabaho ubuzima bwanyu bwo kwishima, kuko ibindi byose mwatekerezaga mwaribeshyaga rwose. Nta wundi muntu mwari kubasha gukunda uretse hagati yanyu mwenyine. Giseline rero ahita abwira nyine uyu musore ko ari nayo mpamvu rwose yamuhakaniye urukundo. Ati gusa nahoraga ntinya kuba nabwira nyine Roy ko mukunda, kuko natinyaga ko twatakaza n'ubucuti twari twisanganiwe. Roy rero ahita amureba mu maso akaba aramusomye, atumva noneho ubucuti bwacu tuzabugumana, kandi noneho tunarenzeho kubera ko njye nawe turi abakunzi. Barongera bagahoberana, Roy agaterura Giseline. Aha niho ubonera ko rwose iyi couple ariyo yakabaye yarakundanye n'ubundi kuva mbere hose, kubera yuko uhita ubona itandukanyirizo rya Giseline ari kumwe na Roy n'itandukanyirizo rya Roy ari kumwe na Naomi. Ziba ari couple ebyiri zitandukanye cyane rwose.
kubera ko rero baba bari mu myiteguro nyine ya aniverisere ya Naomi, Giseline ndetse na Loyi, bumvikana ko nyine batagomba guhita babibwira Naomi kano kanya, ko ahubwo bagomba nyine no kubanza kumufotora ya mafoto ya aniverisere ye, ari nayo kandi yatumye ahura na Loyi bwa mbere. Uyu munsi rero wa aniveriseri uba wegereje cyane, ntabwo rwose bitinda. Kuri uwo munsi rero Loyi nyine agenda wenyine kuko niko Naomi aba yamubwiye, maze akajya kumufotora. Gusa rero ari kumufata amafoto, Naomi aramubwira ati ariko se sheri, uyu munsi ko ari umunsi udasanzwe kuri jyewe, nyamara nkaba mbona wagira ngo ntiwishimye, gerageza rwose ushyiremo ibyishimo byinshi kugira ngo aya mafoto abe adasanzwe. Nyamara Loyi ntabwo aba ari guseka habe na gatoya rwose, uba ubona bitamufasheho, aba ari kubikora nk'akazi nyine gusa. Mu kanya rero mama wa Naomi ndetse n'umuvandimwe we nabo baza bamaze kwambara kugira ngo nyine bifotoranye, bakomeza kwifotoza bose amafoto nyine agiye atandukanye, maze Naomi akajya abwira Loyi ati ariko se ku buryo utari guseka, ubundi ufite ikihe kibazo, ni iki kitagenda neza? Naho rero Loyi aramubwira ati oya nta kibazo. Amaze rero kubafotora, Naomi aramwegera maze akamubwira ati aya mafoto ndifuza ko ari we wenyine ugomba kuyeditinga, nta wundi muntu ugomba kuyakoraho. Loyi aramubwira ati ntuhangayike, nzabikora neza rwose. Naho Naomi ati ariko ikigaragara cyo ndabona rwose utakiri wa wundi, warahindutse, ndabona wagira ngo hagati yacu rwose harimo ikibazo. Loyi ati humura, nta kibazo na kimwe kirimo. Umunsi rero wakurikiye, Loyi ajyana nyine ya mafoto maze akayashyira Naomi. Naomi rero aba ari muri biro ye, aragenda akamubwira atakira amafoto yawe nayatunganyije neza cyane. Naho Naomi ati ariko se ko mbona rwose uri kwitwara nk'aho uri umufotogarafe wanjye gusa, wibagiwe ko uri n'umukunzi wanjye? Icara nyine maze tuyarebane, umbwire n'ameza kurusha ayandi unyereke. Naho Loyi ati ahubwo nifuzaga rwose ko hari ikintu twavugana. Naomi rero aramubwira ati nguteze yombi. Loyi ati nifuzaga guhagarika kuba umufotogarafe wawe. Naomi rero ahita atangira kwijima ati kuba umufotogarafe wanjye, none se ni ikihe kibazo ufite? Uri kwitiranya se kuba waba uri umufotogarafe wanjye no kuba twaba dukundana? Mbwira nyine, mbwira aho ikibazo kiri. Naho rero Loyi ati nifuzaga ko byose twabihagarika, ntabwo rwose ngomba gukomeza kukubeshya, sinakomeza kwijijisha. Mu by'ukuri tuba turi kumwe, ariko umutima wanjye uri kwa Giseline. Giseline ndamukunda n'umutima wanjye wose, niwe rwose wantwaye ibitekerezo. Ntabwo rero rwose nakomeza kubeshya, kubera yuko nagerageje ngo ndebe ko nyine umubano wanjye nawe wavamo, ariko byaranze. Nkomeza gutekereza kuri Giseline ndetse nkomeza kumva nanamukunda cyane. Akiri kuvuga aya magambo rero, birumvikana nyine Naomi aba rwose yatangiye kubabara. Naomi rero ahita abwira Loyi ati nizere ko rwose utari kumbwira ko njye nawe tugiye gutandukana, nizere ko utari kumbwira yuko unyanze tutagikundana. Naho Loyi ati ndi kugerageza kuba rwose umunyakuri, ndi kugerageza kutakubeshya ndetse no kutibeshya, kubera yuko ibihe nabanyemo na Giseline n'umubano dufitanye ntabwo rwose nshobora kuwibagirwa. Birumvikana nyine Naomi agahinda karamwica. Naho rero Loyi atumbabarire cyane, kubera yuko ngiye rwose ndagushimira ibyiza byose wankoreye, ariko nyine ibitaragenze neza umbabarire ni ukuri, nanjye rwose ntabwo ari njyewe. Hashira akanya rero, maze Naomi agatangira kwihagararaho, abwira Loyi ati okay, nta kibazo, ngomba kubyumva byanze bikunze, ntabwo rwose nkurakariye, ndakubabariye, nta kundi nyine urukundo ntabwo rwingingwa. Loyi ati urambabariye koko? Naho Naomi ati cyane rwose. Loyi rero aramusezera, maze agisohoka mu muryango Naomi arashwanyuka maze akarira. Mu by'ukuri aba afite agahinda kenshi cyane. Ahita ahamagara umuvandimwe we rero akamubwira ibimubayeho, ahita amubwira ati umva, nta nubwo burya nari nzi ko nkunda uriya musore bigeze aha,
ariko akimbwira ko umutima we hari undi muntu uwufite, numvise napfa, numvise nihebye, numvise ntazi ukuntu bimeze. Naho umuvandimwe ahita amubwira ati hoya rwose komera, ni byiza ahubwo ko bibaye ubu ngubu, ahari byari kuzaba mu minsi iri imbere, noneho ukazaba waramukunze kurushaho ndetse waratangiye no kwishyiramo n'ibindi byinshi. Gusa uriya musore ni umwana mwiza cyane, kuba akubwije ukuri, ihangane uzahura n'undi muntu uzakunda, kubera ko nanjye urabizi byigeze kumbaho. Hari igihe rwose nigeze guhura n'abasore benshi batandukanye, nyamara ngasanga nabakundaga batankunda, ariko nyuma na nyuma naje guhura n'uwa nyawe ari we fiyanse wanjye ubu ngubu, turakundana cyane urabizi. Humura rero nawe bizagenda neza. Naomi rero agerageza nyine kwikaruma, ariko mu by'ukuri aba afite agahinda kenshi, aba yumva kuba atakaje Roy ari ikintu gikomeye mu buzima bwe. Roy rero we arataha maze agahita nyine abwira Giselene ko ibintu byose byagenze neza, ndetse rwose ko yamaze gutandukana na Naomi, ko nta kibazo noneho ubu rwose batangira kwikundanira nta nkomyi, nta kibatangira. Giselene ibyishimo biramwica maze agahobera Roy, dore kuko yamuhoberaga Roy yahitaga amuterura maze akamuzengurukana inzu yose amuteruye, yishimye nawe kuba rwose bari mu rukundo n'uyu mukobwa noneho ku mugaragaro. Nyuma rero y'icyumweru Roy abwira Giselene ko yifuza ko rwose basohoka maze bakajya gusangira, bakajya gufata akayaga, mbese noneho bagasohoka mu buryo butandukanye nubwo bari basanzwe basohokamo, kubera ko ubusanzwe basohokaga nk'inshuti nyine zisanzwe. Giselene rero abimwemerera maze nyine bagasohokera ahantu Giselene yari yahisemo. Bakihagera rero baricara bari kuganira, maze Roy akabwira Giselene ati icyakubwira ukuntu wambaye neza, ati nsigaye mbona noneho usigaye wambara bitandukanye. Naho Giselene ati nyine nsigaye nambara nk'inkumi kubera ko mfite umuntu nambarira, ubu nsigaye nambara ngo ndebe, naho mbere nyine nambaraga nk'abasore kuko numvaga ntacyo bimbwiye, nta n'umuntu unyitayeho. Giselene rero nawe abwira Roy ati gusa nyine nawe wambaye neza, ndabona utangiye kujya wiyitaho bitandukanye. Roy ati nyine iyo umuntu afite umukunzi biba bitandukanye rwose n'iyo ntawe afite. Tekereza yuko nkiri kumwe na Naomi ntacyo byabaga bimbwiye, ntigeze mpindura imyambarire, ariko ubu njya kwambara nkabanza nkabitekerezaho kuko mba nshaka nyine kuri bumbone nk'umuntu utandukanye. Bombi rero barahoberana nyine, akantu kose iyo kabaga barahoberanaga, kubera nyine nicyo kintu cya mbere ahari cyabashimishaga. Mu kanya rero babazanira ibyo kurya maze bagatangira gusangira, ibyishimo biba ari byose, barya bari gutamikana, buri wese abwira undi ko amukunda, amubwira ko ari mwiza, amubwira ko ndetse ari cyo gihe cye rwose cyo kwishima. Mu kanya gato rero bamaze gufata amafunguro, Roy abwira Giselene ati ni ukuri ndagukunda cyane, urabizi nako nta nubwo ari ngombwa ngo nirirwe mbivuga. Tekereza ko namaze imyaka myinshi ngukunda ntarabikubwira, ubu rero mba numva nabikubwira nk'inshuro 1000, n'igihe cyose twamaze ntabikubwira nacyo nkakikwishyura. Giselene ati nanjye rwose mba numva nabyumva ugakomeza ukambwira ko nkunda, kuko niba hari ijambo mba numva risoundinga neza mu matwi yanjye ni iryo ngiryo. Roy rero buhoro cyane ahita afata ikiganza cya Giselene maze agashyira ivi hasi ati Giselene ndagukunda 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 kandi nzagukunda ubuziraherezo. Amubwira ndagukunda nk'ijana, ndifuza ko kandi wambera umufasha, ndakwifuza mu buzima bwanjye, ndifuza ko waba iruhande rwanjye ubuziraherezo. Naho rero Giselene mu byishimo byinshi ndetse na emosiyo yifashe ku munwa ahita azana ikiganza maze akakimuhereza ati nanjye rwose ndishimye kandi ndashaka kukubwira ko ngukunda kurusha abantu bose bigeze kubaho kuri iyi si, ndashaka kukubwira ko ari wowe byishimo byanjye. Roy rero amwambika impeta maze agahaguruka bagahoberana, barahoberana bakanga kurekurana. Abantu rero baba bari muri iyi resto baba bari kuriramo bose bakoma mu mashyi maze bakabishimira, dore ko rwose baba ari n'abantu nyine bazwi, abantu bose baba babaziho gufotora kandi neza. Iyi couple rero abantu bose barayishimira maze bagatangira kuyipostinga nyine ku mbuga nkoranyambaga zose, bavuga bati aba photographe
bakundanye umwe yaporopoje undi, bati nyine urukundo rwabo ni urukundo rw'intangarugero. Inkuru rero iragenda nyine igakwira, gusa nyine biba ari ibyishimo kuri aba bombi. Uyu munsi rero bose bataha bishimye, banezerewe, ibintu byabarenze, maze bagera mu rugo bicaye bari gusubiramo nyine ukuntu urugendo rw'urukundo rwabo rwagenze. Roy ahita amubwira ko bakwiriye rwose no gutangira nyine gutegura ubukwe bwabo, ariko ko bagomba kuzakora ubukwe bworoheje ndetse bakazanatumira abantu bakeya, dore ko bose nyine nta miryango bari bafite, bagombaga gutumira inshuti zabo za hafi, maze bagakora nyine ubukwe rwose butari ubukwe nyine bwo gutumira igihugu cyose. Giseline rero amubwira ko rwose nawe ari ibyo ngibyo nyine yifuza. Ntibatinda rero buracya bagatangira nyine gukora lisite y'ibyo bakeneye, ndetse bagatangira gushaka nyine n'abantu bazabafasha gutegura ubukwe bwabo. Umunsi wabo rero w'ubukwe ugeze, biba ari ibyishimo, bose baba bambaye neza, baba banezerewe, baba bari kumwenyura. Ni ukuri ubona nyine ari wo munsi wabo wa mbere nyine ubabereye mwiza kuva babaho. Barasezerana rero maze bakajya kwiyakira. Abantu benshi baba baje, n'abo batatumiye baba bizanye, abantu bose baba baje kureba nyine iyi couple. Abantu bose birirwaga bavuga ku mbuga nkoranyambaga, bavuga ukuntu aba bombi bakoranaga bafotora, byarangiye bakundanye. Ubukwe rero burarangira maze bagataha, ibyishimo biba byabarenze. Bakigera rero mu rugo, Roy abwira nyine Giseline ati uko byagenda kose ni njyewe nyine ngomba kuguha karibu mu rugo. Naho Giseline ati yego rwose, nubwo nari nsanzwe nyisanganywe. Roy rero aterura Giseline maze akamwinjiza mu nzu nyine, aramubwira ati guhera uyu munsi noneho ubu ngubu uri uwanjye, imbere y'Imana n'abantu ndetse n'amategeko yabyemeje. Gusa ikintu cyo nshaka kukubwira ni uko ngukunda kandi nzahora ngukunda. Giseline ati wimvugira ibintu, njyewe ndagukunda kurusha uko unkunda. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.